Yego ndagira ngo unyemerere untize iminota igera kuri 5 yonyine kugira ngo mbe nkugejejeho n'ubundi amakuru y'akababaro aturuka mu karere ka Bugesera, aho abantu benshi bari gukomeza kugenda bavuga ko ngo hasigaye ari mu icumbi rya Satani. Ndagira ngo unyemerere rero untize iminota 5 yonyine nkubwire ko umusore bita Dani nawe warutuye hariya mu karere ka Bugesera, nawe yaje kuza kuba yakicwa na mugenzi we bita Bukuru, ariko noneho amwica urupfu rw'agashinyaguro, aho yafashe icyuma arangije arakatagura umutwe awukuraho awutwara mu ntoki. Ntabwo ari inkuru gusa ngiye kukubwira, kubera ko ngiye kukugezaho n'indi nkuru nayo yabereye hariya mu karere ka Bugesera, aho umwana w'umuhungu bageze gutya bafata igiti cyari kijombyemo imisumari barangije bakimukubita mu mutwe, arangije nawe yitaba Imana. Nkuko muri kubyumva rero ngira ngo murabyumva koko ko akarere ka Bugesera kamaze kuba kakinjirirwa n'umwanzi sekibi ari we Satani. Uyu musore bita Dani yari umusore uzwiho ubujura hariya mu karere ka Bugesera. Hanyuma uwitwa Bukuru we akaba yari umukarani cyangwa se akora akazi k'ingufu cyangwa se ibiraka bisanzwe muri karitsiye. Uyu Bukuru rero yaje kuza kuba yapatana ikiraka, hanyuma aza guhabwa amafaranga 5,000 by'avance. Aya mafaranga 5,000 mbere yuko atangira akazi yabanje guca ku gasantere, arangije anywamo icupa ry'icyabiri. Ariko muri ako kabari hakaba harimo umugenzi we witwa Dani, wari umenyerewe cyane nk'umujura cyangwa se umwambuzi muri ako gace. Uyu Dani akaba yari ari kumwe na bagenzi be 3. Icyabayeho rero, uyu Bukuru amaze kunywera amafaranga icyabiri, bamugaruriye amafaranga 3,800, arangije ayashyira mu mufuka arisohokera. Uyu Dani na bagenzi be bamusoka inyuma, bamusaba ko yabahereza aya mafaranga akabaguriramo icupa, bitaba ibyo bakayamwaka. Icyabayeho rero, Bukuru byabaye ngombwa ko yanga kubaguriramo icupa, hanyuma uyu Dani na bagenzi be 3 bari kumwe, barangije baramukubita bamwaka ayo mafaranga, barangije barigendera. Uyu Bukuru arababwira ati munyibye amafaranga yanjye, ariko namwe ibizababaho muzabyirengere. Cyabayeho, uyu Bukuru yatashye araryama, ariko gusa umutima ukomeza kubyimba, yumva ko akwiye kwihorera kubera amafaranga ye 3,800 bari bamutwaye. Icyabayeho rero, yabyutse n'ubundi mu gitondo, arangije gufatira ikintu bita icyuma, ahita agenda ajya aho uyu Dani yarari, arangije aramufata muri karitsiye n'ubundi mu Muhanda aho abantu bareba, arangije afata umutwe, afata icyuma, arangije arakegeta umutwe awushyira ku ruhande. Asigaye Dani aba yitabye Imana atyo. Gusa abaturage hari ababyishimiye bavuga ko uyu Dani yari yarabazengereje, ariko nanone ntabwo ari bwo buryo byagombaga gukorwamo, kubera ko ubutabera bwagombaga gukora akazi kabwo. Nubwo bari kuvuga ko uyu Dani yari yayigize igihazi, kubera ko ngo mu mwaka ashobora kuba afungwamo inshuro zirenze 4. Tuvuye kuri iyo nkuru rero, reka tugaruke n'ubundi ku yindi nkuru yabereye hariya mu karere ka Bugesera, mu mudugudu wa Karambo, umurenge mu kagari ka Gakamba, umurenge wa Mayange, n'ubundi ni mu karere ka Bugesera, aho umwana w'umuhungu yageze gutya ajya ku ishansiye aho bari kubaka, hanyuma arangije afata urubaho rumwe we yitaga inkwi, dore ko ngo yavugaga ko yarari gusenya. Hanyuma umuzamu warindaga ino nyubako aba aramubonye, hanyuma amaze kumubona ahubuzayo igiti cyari gifite imisumari 5. Ngira ngo murabizi iyo bari kubaka hari icyo bita igikwa, kandi murabizi ko izo mbaho ziba zifite imisumari. Icyabayeho rero, uyu muzamu yafashe urubaho rwari ruriho imisumari, arangije arukubita mu mutwe w'uyu musore bita David, hanyuma amaraso aradudubiza, biza kurangira uyu musore wari ugiye gusenya yitabye Imana. Ngaye nguko rero, ibyo byose bikaba byabereye mu karere ka Bugesera. Ariko wenda nsoza, reka nkubwire ko undi musore nawe w'imyaka 50 nawe yaje kuza kuba yakicwa n'inzara ndetse n'agahinda aterwa n'abavandimwe be ngo bakize, hanyuma we bakamwibagirwa. Uyu musore rero w'imyaka 50 akaba yarakiba n'ubundi mu nzu yibana, atunzwe n'umwuga wo guhinga cyangwa se aho yahingiraga amafaranga. Ariko kuri ino nshuro ntago byaje kuza kuba byakunda ko
yakomeza guhinga kubera ko yakomeje kubitekerezaho, atekereza ko abavandimwe be bakize, hanyuma yikingirana mu nzu afata ishuka arizirika mu gisenge, arangije umwana w'umusore w'imyaka 50 aba arinanabitse ubusa abusiga aho ngaho, hanyuma aba yitabye Imana. Ndagira ngo unkandire subscribe rero kugira ngo tujye dushobora kubana n'ubundi no mu zindi nkuru zikurikira.